Muraho neza, udusahane tw'ibumba inkwavu ziriramo zikananyweramo. Ese kuki hagomba gukoreshwa udusahane tw'ibumba? Iyi video ni uruhererekane rw'amavideo ashyira mu bikorwa umushinga w'ubworozi bw'inkwavu bwa kijyambere tugezwaho na Tohozinoti. Tohozinoti ni YouTube channel ishyira mu bikorwa imishinga iciriritse kandi yunguka bishimishije. Byose ikabyerekana intambwe ku yindi mu mavideo. Nuramuka ushimishijwe n'ibyo dukora ukande subscribe nakande niyo nzogera kugira ngo atazagira video igucika ndetse ubisangize n'abandi. Turi kujya kuzana ya masahani y'inkwavu. Burya ababumbyi barabuze ukuntu tugenda saa 2 kugira ngo tuhagere agace kose. Nta hantu na hamwe wabona umubumbyi imbere yo kugenda amasaha 2. Urumva bidasekeje? Hari imyuga isigaye umuntu yavuga ko iri hafi kugira, ko iri hafi kuzima, kubera ko niba umubumbyi umuntu agomba kumugendera amasaha 2 kandi ubu ni urugendo rwa gatatu. Urugendo rwa gatatu dukoze. Bwa mbere tujya kumushaka, bwa kabiri tujya kureba aho agejeje, none bwa gatatu tugiye kuzizana. Niba nabwo araba yazikoze, kubera ko birashoboka cyane ko twasanga yariryamiye byonyine. Sawa rero, ubwo turabereka uko bimeze nituzigeraho. Ariko aho byaje ibingibi ntabwo ariho twaje, ko twagenda umuntu yatujyana mu ntoki cyangwa wamara kwicara agafuka kagatereka ku buryo tutameneka, ku buryo zigira gusa nawe ukajya woroshya ukabubizi twaramba dufite urabizi. Ase buriya no mu mufuka udushyizemo ugashyiramo n'utu mo hagati ntibyakoroshya ibintu. Harya ubwo ni itegeko gukoresha izi sahani z'ibumba? Impamvu ari byo byiza gukoresha utu dusahane tw'ibumba mu kugaburira inkwavu no kuziha amazi ni izi zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko karemereye, bityo kwa kundi urukwavu ruba rwikinagura ntirube rwabasha kumena amazi cyangwa ibiryo birimo. Impamvu ya kabiri ni uko gakozwe mu ibumba, urukwavu ruramutse ruriyeho rushonnyeho nta ngaruka mbi ku buzima bwarwo. Ese buriya ikiguzi cy'utu dusahane tw'ibumba ni ikihe? Turaje tubasobanurire. Kubona utu dusahane tw'ibumba byaratuvunye cyane. Twagenze n'amaguru amasaha 12 yose. Kuko ikiraro cyacu gifite ibyumba 18, twakoresheje udusahane 40, byose hamwe bitwara ibihumbi 15.